abanyegiputa nabo uzongera kuba babona ukundi ababona ukundi abagusebyaga ntabwo uzongera kubabaza ntabwo uzongera kubaho abakuvugaga ntabwo uyu munsi byabigiye kwese uyu munsi batubagura ntabwo uzongera bagusuzugura ntabwo uzongera twihagarare uyu munsi tugiye Uwiteka uyu munsi agiye kubazanira agakiza y'Imana abe kuri mwebwe mudukunda kandi mutwereka ko mudukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya channel mukunda cyane, Isoko y'Abizeye TV. Turanezerewe kongera kuboneka hano kuri kamera zacu. Hanyuma ngira ngo wowe ufunguye urimo urabibona imbere yawe kuri screen yawe hari abagabo beza bambaye neza basa neza. Urimo urabibona rwose, ariko hari ikintu cyantangaje noneho ndimo ndabona aba bagabo niba bagiye kurwana, niba bagiye kugira gute, bafite inkoni, ariko bura baradusobanurira. Reka mbakire rero mpere kuri uyu mugabo rwose, uyu mugabo munini murimo mureba, aratwibwira, atubwira amazina ye, atubwire no mu murimo w'Imana icyo akora mu murimo w'Imana cyangwa se icyo ashinzwe. Hanyuma turakira n'umugenzi we mu kanya, ubundi dukomeze batubwire ikizi inkoni zije gukora. Reka nkwakire. Imana ibaho umugisha abakunzi b'Isoko y'Abizeye TV. Nkuko bisanzwe iteka mumaje kumenyera, ntago ndi mushyitsi musangwa kuri iyi channel. Nitwa Pasiteri Emmanuel Uwihoreye, ndi umugabo ndubatse. Rero imbere tuje mu buryo budasanzwe ariko kandi bufite ubusobanuro. Imana ibaho umugisha. Ati musanzwe munzi kuri izi kamera, ariko hari igihe waba ufunguye aribwo bwa mbere ukaba aribwo ubonye iyi channel. Iyi ni channel rero nziza icaho ijambo ry'Imana. Imana imuha umugisha. Reka twakire na mugenzi we rwose, nawe mbona ufite inkoni hariya rwose, araza nawe kutubwira mu kanya. Ndamubaza tubwire ikiriya nkoni ije gukora. Reka nawe tumwakire twibwira amazina ye. Karibu. Imana ibaho umugisha, ari Imana ibagirire neza. Theogene tu Imana ibagirire neza. Theogene muhabwe umugisha n'Imana. Rero mwebwe mudukurikiye namwe mufunguye uyu munsi, turaje turagarutse kandi turabakunda, tubazaniye ibyiza ndetse bidasanzwe. Mutega amatwi mwicane mwumve gusa. Aragira ati ni Theogene, ati kandi batuzaniye ibyiza se baje kudukubita, baje kubigenda gute? Noneho munyemerere mbaho umwanya, nshobora kwizimba mu magambo bikaza gutuma ibyo baduteguriye batabitugezaho neza, ariko reka mbaho umwanya. Bakozi b'Imana, mbahaye umwanya, mutubwire ibyizo nkoni, mutubwire icyo muteganirije abakunzi b'Isoko y'Abizeye TV. Karibu, umwanya ni uwanyu. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza cyane. Turabakunda, nta kindi tubazaniye ni ijambo ry'Imana, kandi turabizi neza ko namwe murarikunda kandi namwe muradukunda. Icyo twabasaba gusa, wowe ugifunguye tukanda subscribe, ubundi ukande sharing na comment, udugira icyo tubwiraho. Ese urafashije? Niba ufashijwe fashwa n'abandi. Imana itugirire neza cyane. Rero mukozi w'Imana, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, tugiye kubabwira uburyo Imana yahaye Mose inkoni. Yamuhaye ubutware, niyo izi nkoni rero, izi nkoni niyo tugiye kuzibabwiraho. Natwe iyi nkoni tugiye kubabwira icyo ije gukora. Imana ibagirire neza. Reka tubanze tubisange mu ijambo ry'Imana rero kugira ngo mubyumve neza. Tujye mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, ibice byaho 14, umurongo wawo duhere ku murongo wa 13 turageza 15. Ntacyo bitwaye, abariho dusoma ijambo ry'Imana mwumve icyo Imana yabwiye Mose, cyangwa se duhere na 12 dusoma ijambo ry'Imana. Avuga ngo 12 ubwo ni igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva, bice 14, umurongo wa 12 tugeze 15. Hari ijambo rivuga ngo sibyo twakubwiraga muri Egiputa, turi kure dukorera abanyegiputa, kuko ikiruta ari uko dukorera abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi,
kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi Haleluya. mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, ni iki gitumye unakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. 13 twakiro 13 twararyoshye. Nawe amanika inkoni yawe, urambura ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanyemo, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko mu butaka. Manika Umunsi nuko manika inkoni. Uyu manika inkoni. Uyu ni ndere, uyu ni Mose. Mose murabizi amateka ye, barayazi. yavutse mu buryo mbese mu buryo batashakaga, Butanemewe, mbese n'uburyo bwari forowe, avukira mu buryo bugoye cyane kuko umwami Farawo yari yashyizeho itegeko, ashyiraho itegeko ngo umwana w'umungu wese w'umuhungu uzagira gute uzavuka mugomba kumuhotorera mu matako. urumva mu mata hazigeragera atagera ku isi, mu mwica ataragera ku isi. Ariko Imana Isirayeli kuko tutazi amaboko yabo, ngo abana b'Abisirayeli abo ngabo bakajya bavuka, kuko ngo umubyaza wababyazaga we ngo yarazaga ngo bigahita bigira ngo agashuka bavutse, bamara kuvuka bagahita bavukira mu bitabo. Ubundi muri makeya, muri make ubu itegeko umwami yari yatanze ryavugaga yabango nibura mucunga umugore wese watwite biba ngo yababyaye, mbese bakamenya bagashyiraho n'igipimo cyo gupima umuhungu uzavuka kugira ngo bazamuhonyore bamwice. Icyo bashakaga nta kindi kwari uguca ubwoko bw'Abisirayeli, kuko habyara umugabo. Yego, habyara umugabo, umugore aratwita ariko habyara umugabo, kandi umugabo akuza yagura umuryango, ajya hirya no hino. Ariko umbe bashyaga Mose we yashyizeho itegeko Farawo abamwe abakobwa bamubihoreye, ariko abahungu bo mu bice bashyiraho izo ngo barazizi mwarabisomye murabizi. Twebwe icyo tugendeye ni ukukubwira ngo umunyegiputa wabonye wabonaga wundi wari ntabwo uyu munsi ugiye kumubona. Mose rero arakura, murabizi uburyo ki yakuze, mu buryo bamuhisha amezi 3, umubyeyi mama we akanarirwa akamubohera akato, ibyo murabizi, akamushyira mu rufunzo, ibyo murabizi. Urege icyo Imana yateje icyokere kwa Farawo, ibyo murabizi. Mose bakamujyana ibwami agakura, ibyo murabizi. Ibyo ngibyo mwarabise murabizi, muranabiturusha. Uyu uje kuvuga ku butware bw'inkoni. Murabizi uburyo ki Imana yamubwiye ngo rero jya muri Egiputa, ugende kunkurira ubwoko bwa hehe bwa Isirayeli. Imana imuhereza ikintu gikomeye. Erega ngo yari maze iminsi ngo bari barataganga. Uyu ari umuntu umaze iminsi asenga, mbese ariko urebye amavi yabo yarameze nka urabizi rya tungo ry'ihene ryo mu cyaro rimwe bazirika mu nzu. Kuri iki gihe babyita biology, ariko igijyana higakomoka hano ubwoya bugashiraho. N'Abisirayeli rero bari barasenze, bageze aho bari. Farawo buriya yakoreshaga ibintu birenze. Uzi ko Farawo yabwiraga umukati ibyondo bagakata. Farawo umunsi umwe yigeze ahagarika amazi abwira ababyeyi, arabwira ngo mbwebwe icyo ngombwa nuko amatafari abombwa. Ngo ababyeyi ngo Imana iragenda irema igituza, ifata igituza byabere by'abagore. Urabizi ko abagore bigirira amashereke y'umuntu yabyaye cyangwa yahembutse akanywa igikoma rukuna kimwe agahembuka yakarya gasoza. Iyo yahembutse ngo aronka agashira ngo ariko Imana yageze muri Imana ifata igituza cy'ababyeyi batanyweye igikoma, batariye isombe. Farawo arabwira ngo twebwe icyangombwa nuko turi bubona amatafari, ariko Imana yakabya iragenda ifata igituza cy'ababyeyi iremamo amashereka ngo umubyeyi yakandi bere ngo ijerekani kuzura, abagabo nabo bakajyamo bagakata icyondo bakagikata. Farawo ngo aje asanga babumbye amatafari. Noneho abantu ntibasanzwe, abantu ntabwo basanzwe. Mose rero Imana iramufata, imaze kumufata Mose aragenda arabwira ngo genda ujye kunkurira buriya bwoko ubunzanire. Ariko ziko Mose uzaho Mose yari yarahungiye
ngo yaragiye ajya kuba umugaragu ajya kuba umugaragu ageze bamushyingira n'umukobwa bamujyana n'umukobwa maze baramubwira ati ujye uziragira. Imana yamuhaye ikintu gikomeye ngo agiye kubona yamuhaye ikintu bita inkoni ariko mbere ko muhimu yamanje kwakisha igihuru cyakumuriro ariko uzi kubona igihuru kirimo kigurumana wicaye sho maze imyaka 40 wicaye ahantu uri kwa sobuko utazi kuzatabarwa ariko Imana igitugirira neza igidukura ahantu badusize buriya Imana si nk'abantu ntabwo ari nkabo nta nubwo iteye nk'abantu kuko yaravuze ngo nzi ibyo nibwira njyewe nzabagirira yavuze ngo si ibibi ahubwo ni ibyiza mu butware Imana yahaye Mose yamuhayemo n'inkoni imihungu inkoni Mose atabyumva iramubwira ngo Mose ijyana iyi nkoni numara kuyigezayo nzakwereka icyo uzayikorera. Mose ageze imbere ya Farawo rero buriya nawe hari ikintu yakoze ntabwo rwose inkoni ubundi reka nkubwire Farawo ntabwo amanza kureba icyo uzanye akamanza akagica amazi ariko agiye guca amazi igiti ariko ntazi kiri mu giti ntabwo kiri mu giti icishe mu giti kuko iki giti erega iki giti nureba neza Eliya yigize ajya kugihungiramo ngo azi ngo agiye gupfa ahubwo abona ubuzima cy'umureteni abona ubuzima rero aha niho Yesu yaraziye azana ubutware bwose kugira ngo yambutse Abisiraheli. Abisiraheli bari kwambuka ntabwo bari kwambuka Abafarawo bagikubitisha inkuba oya ntabwo byari gushoboka kuva rero dukomeze Mose agerayo akimara kugerayo urabizi uburyo ubwoko yabukuyeyo urabizi inkoni Mose ukuntu yarambitse inkoni hasi na Farawo akazana abakonikoni bakarembeka hasi inkoni ya Mose ikamera inzoka izo ngizo barabizi uburyo yazimize bunguri ibyo murabizi Abisiraheli barambuka bava bajya mu butayu inzara irabicirayo murabizi uburyo kibakaga amanu Imana ikabereza amanu urabizi uburyo Mose yageze ahantu mazi yabuze agafata inkoni akayikubita ku rutare amazi akaboneka ibyo ngibyo murabizi. Ahangaha rero tugeze ku nyanja sasa tugeze ahangaha ku nyanja niho izingiro ryari riri rero niho izingiro riri niryo twakuzanye ngo urambuka uko byagenda kose uyu munsi urambuka reka nkubwire yego tubabwire bagiye kwambuka nubwo bageze kuri inyanja ngo barebye imbere bareba inyanja ngo barebye hirya ngo babona imisozi barebye inyuma babona koroteje y'ingabo za Farawo babona n'amagare azuzuye baravuga ati ni twose twasomye ijambo ryavuga ngo si twakubwiye ngo ni iki cyatumye udukura muri Egiputa iyo tureka tugakorera abanyegiputa nubwo twakandaga ibyondo ariko biruta uko twari kuza gupfira kuri iyi nyanja niho twasomye ijambo rivuga ngo Mose yegera hirya gira uburyo ki witarura gake Mose ngo yegera hirya ngo yegera hirya ngo atakambira Uwiteka akimaze gutakambira Uwiteka Mose aragaruka muri fiye aragaruka yumva hari ijwi yumvishe kuko hari iceri yumva harandi makuru yari yamenye yigiye hirya ahangaha umuririmbyi wa 205 ndavuga ngo iki yo musemwe nyine musanga ahantu hataraba Mose ajya ahantu hataraba arasenga atakambira Imana nawe umaze iminsi utakambira Imana ariko reka nkubwira ngo uyu munsi Imana ije kubikora umaze iminsi uhamagara Imana ariko reka nkubwira ngo ahantu wari utinze Imana ikohereje umuntu wo kuhakwambutsa Mose ngo arataka cyane aranaboroga Imana iramanuka ivugana nawe iravuga ati ariko wundi urataka sinagwaye ubutware araza none yaraje yiruka abwira Abisiraheli mukuru yavuze yavuga ngo babwire itangazo mw'Abisiraheli mwumve babwire mw'Abisiraheli uyu munsi nihagararire gusa abanyegiputa mwabonye ntabwo muzongera kubabona ukundi abakurogaga ntabwo muzongera kubabona ukundi abagusebyaga ntabwo muzongera kubabona abakugambaniraga ntabwo muzongera kubabona abakuvugaga ntabwo muzongera kubabona ntabwo uzongera uyu munsi byari bigiye gusobanuka uyu munsi abanyegiputa batumaga ntabwo uzongera kubabona abanyegiputa bagusuzugura ntabwo uzongera kubabona uko Adamu mwihagararire
uyu munsi tugiye nihagaraye uwiteka uyu munsi agiye kubazanira agakiza twasomye ijambo ngo gukizwa nabi bitera umwami ayo wehe inyoni yataye icari irangara iyo umuntu ataye imana apayanga agakiza uyu munsi aguhaye agakiza we gukizwa byari byananiye ibibazo aguhaye iki aguhaye agakiza kuko namaze atari ko ubundi nicyo ufite ubundi ni iki ariko se ubundi dufite aba ngo ni iki ariko ubundi twikwa aravuga ngo ni icyo uri naguhaye iki yaravuga ngo ni icyo ufite Mose yibuka ko afite inkoni yibuka ngo ko afite inkoni abwe ngo sinaguhaye inkoni arabwe ngo genda noneho igera imbere gatoya urambura inkoni hejuru y'amazi nubwo abisirayeli babonaga nta nzira muri ibyo aribyo ngo rw'iyinzi itagaragara hakaba mu kabwibwi Yesu ati nge ndi kumwe nawe ujye umunanana arangije ngo arabwira ngo arabwira ngo ufite iki ngo afite inkoni akira inkoni urambike ku kibazo cyawe akira inkoni urambike aho byanze kwemera akira inkoni mu butware akira inkoni ngo afate inkoni arayifata girambure muri Imana hari igihe girambura inkoni ku bibazo umva Theogene yego muhanuzi w'Imana uyu munsi turambuye ku bibazo wowe unteze amatwi turarambuye hanyuma inyanja ngo arambura hejuru y'inyanja ahantu hatari hari inzira ariko Yesu yaritangaza Yesu uri igitangaza rero ahantu utabonaga inzira Imana igiye kuhacisha inzira ahantu utabonaga igisubizo Imana igiye kuhanyuza igisubizo ahantu utabonaga akazi Imana igiye kuhanyuza akazi reka nkubwire ngo ahantu wabonaga uri kurira Imana igiye kuharambura inkoni arambura inkoni hejuru yararambuye uzi ko amazi yese ngo yigabanya mukanga ngo yo hepfo ngo amwege uruhande ngo andege uruhande umva aho hepfo yese yirukanga ngo ahita afunga feri ngo arahagarara ayo haragura afata feri nka ryatunga buriya nimba hari ikintu kizi kirukanga ni umutavuye buriya uyo wirukase gatoya ugahita ufunga niyo urafungwa kandi ugafunga be ngo nabone amazi ahise ahita yibwiriza reka nkubwire ibintu byose bigiye byumvira Uwiteka bijya bimwumvira biramwumvira none n'amazi ari hejuru y'abahanuzi n'umwami utifura zo mw'isi mu byaremwe byose nta kimwe kitaremwe n'ibiganza bye nta kintu na kimwe kitamwumve n'iyi nyanja yagombaga kumwumvira inyanja yagombaga kumvira inkoni kubera ko Imana yarishyize ubutware muri Mose nawe nonaha Imana igushyizemo ubutware bwira aba bantu babwire ngo abangaba babwira ngo ibyari byaranze Yesu aje kuramburaho inkoni ibyari byaranze gukunda Yesu aje kuramburaho inkoni reka nkubwire yaradepoje biranga ariko Yesu kuko arambuyeho inkoni yasanze ubutware wowe uduteza amatwi ubu nonaha aka kanya ngo biremera hari abanyegiputa ubundi bakurwanya hari umugabo hari abanyegiputa b'amagambo hari abanyegiputa b'ishyari hari abanyegiputa b'intonganya hari abanyegiputa b'agahinda hari abanyegiputa b'ubukene hari abanyegiputa b'uburwayi hari abanyegiputa bo kutabyara ariko uyu munsi Imana iravuze ngo ntabwo uzongera kubaba ntabwo uzongera kubaba kuko hari ubutware Imana iguhaye hari ubutware Imana impaye iratubwiye ngo tubahanurire tukubwire ngo nonaha abanyegiputa wabo ntabwo uzongera kubabona n'ibyari n'uyu munsi n'ibyari ijambo kuru ryawe Dawidi yageze yandi ngo kubwo kunyago kumunyamubaba kubwo gusuhuza umutima k'umukene nonaha byari nonaha ni nonaha ntabwo ari kera n'uyu munsi ibyawe ni nonaha ibyanze kwemera ni nonaha ariko ufite iki ngo afite inkoni n'unkoni ngo arambura inkoni uzi ko amazi mwakora wavuze ngo yafunze feri amwe afunga feri yo hepfo anafunga feri yo ngo inzira iraboneka ubundi abahanga ubabwiye ngo ingoni yakoze igitangaza ntabwo byakunda muri siyase yabo babumva bita ariko iyo tugeze muri siyase z'umwuka siyase z'umwuka ntabwo ari siyase z'umeni iyi ni siyase z'umwuka ahangaha igitangaza kiraboneka ni ukuvuga ngo abayisirayeli babonye inyanja buri muntu wese yafashe ibye ngo arikorera ariko tubwire abantu bikorere ngo barikorera wari ufite igikapu arikorera wari ufite yari agiye kwambuka yarabonye injanja
yarabonye inzira ibonetse reka mbwira ngo hatagaragaraga inzira Imana ije kuharisha ahantu utabonaga igisubizo Imana ije kuhazana igisubizo ahantu utavuga ngo ntibyashoboka Imana ije kubivuga ngo birashoboka ahantu utabonaga bitakeme Imana ije kuvuga ngo biremera utinze igihe kirekire utabyara ariko wari waravuze ngo ntizabyara Imana iravuze ngo uzabyara ariko se utinze igihe kirekire kwa muganga reka mubwire ngo Imana ije kuhagukura urwaye igihe kirekire umugongo wanze gukira reka mubwire ngo Imana ije kugukiza umugongo oya byari byaranze byanze nkawe ariko ni none Imana ibikoze none ntabwo ari kera Imana ibikoze none biremeye kubera ubutware Imana itanze kuko inyanja itabutsemo kabiri urambutse wari umaze igihe kirekire waraheze aho hantu kubera inyanja wari waranze kwambuka byaragutangiriye ariko Imana irakwambukije kubw'aya mazi atabutsemo kabiri wari warihebye ubundi amazi ubundi n'ibigeragezo bari bafite ibigeragezo n'imbere yabo umuntu agira igihe agasenga kava ngo byaranze kava ngo nta nubwo bizemera ariko uri kujya gusenga ufite igiceri cy'ijana ubutaha tuzabibabwira igiceri cy'ijana cyararikoze ariko nejo Imana igikora iyo bidashoboka Imana irakora Imana igikora ngo barambuka noneho ingabo za Farawo zahizize ngo nazo zirambuka kuko ziboneye reka mubwira hari igihe umuntu anyura ahantu azi ngo nawe ariko akazahanyura ariko uyu nguyu abamwe ni Abisirayeli ni Abanyegiputa ngo Umwisirayeli wa mbere ari kwambuka ariko kurenga ari kwambuka ariko nikayenda tureka Abanyegiputa umunsi tuvuga ati abanzi babo babonye ntabwo uzongera kubabona ukundi Uwiteka ari barwanira namwe mwicecekere mwiturize muri gahunda mwiturize wowe tukomeze usenge dushaka dusoma nawe genda usenge utandukanye gusenga kwawe kuko ariho nzagukiriza nzatangira ingabo nyinshi zipfe ku bwawe Imana ibaha ingabo cyangwa yo kuziba izibahe ibaha ingabo zibarwanira Imana iguha inkoni cyangwa yo kwigwa reka Imana iguha inkoni fata inkoni nkwereke ibindushya ukabikubita Imana iguhereza inkoni yo gukubita ibyari byaranze kwemera reka mubwire ngo ubundi Abisirayeli bo bariyamukiye Farawo nawe aravuga ati twambuke bari abantu se banyura hariya bidasanzwe gute ikibazo nuko Farawo yabishije agasigara ku wese agasigara hirya rege nawe yaratinya yabati nabonaga inyanja atayitinya ariko se wowe yabona ifura yigenda ukajya ukajya Imana Israheli barangije ngo barambuka bakimaza kwambuka bageze hakurya ngo ingabo za Farawo nazo zose ziraza zirambuka zimaze kugera mu nyanja Imana yongera ibwira Mose nabwo mwana wanjye fata ya nkoni Umwisirayeli wanyuma akuramo ikirenge Umunyegiputa nawe wanyuma ageza no kuvanga ingabo zakurwanyaga baguhigaga baguteraga bakuvumaga uyu munsi uyu nguyu ntabwo uzongera kubabona kubera ko ugiye kwakira amashimwe reka mubwire ngo ugiye gutabarwa kubera ko Imana igiye kugutabara Imana ishimwe cyane reka mubwire ngo aho wasebeye Imana ije kubikora reka mubwire ngo aho bakuvugiye Imana ije kubikora reka mubwire ngo Abanyegiputa Abanyegiputa bavuze ngo ntibizemera Imana ije kubikora Abanyegiputa bavuze ngo ntibizashoboka Imana ije kubikora reka mubwire ngo uyu munsi babwire ngo Imana irabikoze basengere kuko inkoni igiye gukora akazi basengere Mana ya mwijuru Imana ikomeye kandi Imana isiranuka Imana y'imbaraga n'ubutwa uko watandukanyije inyanja kabiri niko dutandukanyije ibyahigaga ubwoko bwawe izabagendagaho imbaraga zabagendagaho izabarwanyaga izabahejeje hasi izaka kanya mwami dutambitse inkoni yawe nk'ubutwaro duhaye muri uyu mugoroba muri iki gitondo wowe uduteze amatwi wowe uzatwumva aya masaha haguruka nonaha kuko Uwiteka agutandukanyije n'ibyaguhigaga agutandukanyije n'ibyashaka kukwica mu izina rya Yesu Kristo amen abantu badukurikira batwumva batureba wowe icyo tugusabye ni ukwinjira kuri YouTube yawe Isoko ya Bizera TV warangiza ugakanda subscribe ugakanda kuri ka kazogera kariho warangiza ugakora share warangiza gakora comment ukatubwira ese niki twakongeramo ese niki twahinduramo Imana y'amahoro ibaho umugisha turabakunda amen I love you.